ahandi ari umugabo wiguhaye witwa umugaragu, ariko iyo uhawe n'umugore ukayemera witwa idebe. Ndi idebe ryawe. Perezida wa Repubulika ni imibereho niko abantu bari bameze. Aya mazina ngiye kuvuga nta numwe tutagira icyo dupfana nibura kugera kwa sogokuru. Kuva kuri Mwitende rero hari Mwitende, ndi Mubanzi, Nzabarankize, Nzabakirana, Zikamanwa abanzi, Rwango, Mbarimo Mbazi, Mozenzi, Bandora y'ingwe, Bapfa kurera, Nzihonga, Nzihorera na Bamporiki. njya mbona abantu bavuga ngo nzanezerwa Bamporiki navaho. Tangira unezerwe kuko kuvaho nzavaho. Baravuga bati ariko atinzeho. Ntinzeho ntaramara kabiri. Hari abantu bameze nk'inkunguzi vrema. Uwo ni Bamporiki muri rimwe mu magambo yavuze uranumva menshi. Uyu yanavuze ko atakongera gucukura imisarani nk'uko byahoze kuko umusarani yakwirwamo ubu ngubu utabaho. Edouard Bamporiki yavuze byinshi bikizenguruka mu mitwe y'abanyarwanda kugeza none, ahari bizakomeza binazengurukemo nk'isereri kugeza igihe nanjye ntazi. Ni intyoza mu kuvuga, aravuga wabo hari ibyo avuga bikagucengera. Ni umucengera rurimi wumva neza iby'umuco nyarwanda n'ikinyarwanda by'umwihariko. Amateka y'u Rwanda nayo yazi cyane. Ni umwe mu banyapolitike bake batumbagiye mu bushorishori bw'ubuyobozi mu Rwanda mu myaka y'ubuto, izina rye rikamamara, ndetse umukuru w'igihugu Paul Kagame yagiye amuragiza inshingano zitandukanye zirimo n'izikomeye. Edouard Bamporiki umunyempano udasanzwe, umwanditsi w'ibitabo, umukinnyi wa filime, umukinnyi w'amakinamico, umusizi ndetse n'ibindi byinshi. Mbere yo kukwibutsa byinshi mu bikorwa bye n'amagambo yavuze atazibagirana, reka tubanze tumwihanganishe kandi tumwifurize gukomera mu nkute nke z'imageragere. Kurya nta sheni idashyira, reka twizere ko tuzasubira hari wenda mbere y'imyaka 5 yakatiwe. Byanaba nyuma soje igihano, twizere ko azaza ari muzima kandi akomeye. Hari benshi babyifuza uko, niba atari na kubyifuza ntibikubuze kubana nanjye muri iki kiganiro. Mu nama nkuru ya 14 y'umuryango FPR Inkotanyi yateranye tariki 21 mu kwezi kwa 12 muri 2019 i Rusororo ku cyicaro gikuru. Edouard Bamporiki yavuze ibitari byitezwe na benshi mu kiganiro yahaye umutwe yise indangagaciro nyambukiranya binyejana. Ni ijambo rye ryari rikubiyemo amateka ndetse n'amahame ku kubaha imibereho y'abanyarwanda. Hadaciye akanya, uyu mugabo Bamporiki yabaye nk'utunga agatoki bamwe mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi bananiza bagenzi bawo. Ni umuryango FPR Inkotanyi nawe abarizwamo. Ahangaha yavugaga yuko bategana imitego, kandi ko uku gutega imitego bagenzi babo biba birimo rwose no guhemukira abo ngabo badasize umukuru w'igihugu. Afashe mikoro atuje mu magambo yati, nyakubahwa perezida, nta na rimwe dushobora kugira ikibazo kitaduturutsemo. Maze imyaka 6 mpawe akazi n'umuryango, guhera mu nteko ishinga amategeko, mu itorero ry'igihugu, ubu mukaba mwarangiriye icyizere nyakubahwa perezida wa Repubulika mukangira umunyamabanga wa leta. Hari ibintu nabonye natangamo inama ko byasigara muri 2019. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, ntabwo abanyamuryango dukundana. Abanyamuryango bose bari hano, buri wese afashe mikoro akavuga umunyamuryango mugenzi we wamuteze imitego abishaka, uwamubeshyeye abishaka. Hahandi umuntu ahimba inkuru ikagera kwa SG umuryango, SG akaguhamagara akakubaza ikintu utigeze urota, utigeze utekereza, utanarota niwanyu batarota. Noneho yabikubaza ukamera nk'uwumye, kandi ubundi umuntu ubuze icyo avuga abameze nk'aho ibyo bamubajije ari byo. Nyakubahwa chairman rwose ntacyo mutadukoreye, ariko uru rubyiruko n'aba bakuru uyu munsi tubarahiriye ko nta uzongera kubeshya. Nta muntu ndabeshyera, ariko ntondekanyije nkahabwa umwanya ati vuga uwakubeshyeye n'icyo yabeshye, mwakibaza icyo tuba tubishakamo. Ntabwo bibereye umunyamuryango kandi biratudindiza nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ni ukuvuga ngo
kwa kubaha amahame n'ibyemezo by'umuryango n'icyemezo cyanyu nyakubahwa chairman. Iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo nguwo ateze umutego, ariko namwe ababahemukira nyakubahwa chairman. Nshobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko iyo hiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere y'uko nkora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Mu kuvuga ibyo Bamporiki yabaga yitsa abari muri sare bose bakamuha amashyi. Ntabwo ari iri jambo ryonyine Bamporiki yavuze ryasigaye mu mitima y'abantu benshi cyangwa se rikizenguruka mu mitwe yabo. Ku munsi w'abakundana muri 2020 mu masaha ya mu gitondo hamenyekanye inkuru ko umuhanzi Kizito Mihigo afatiwe hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi agerageza gutorokera muri icyo gihugu. Mu gihe hari hakivugwa byinshi, abandi bari mu bitekerezo byibaza impamvu yuwaherukaga guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu yakongera gutoroka. Abandi bibaza niba hari icyaha gishya yakoze, abandi bakibaza niba azongera kubabarirwa nk'uko yari aherutse kubabarirwa. Mbega ibitekerezo bikiri byinshi. Edouard Bamporiki yakojeje ibaba muri wino yandika kuri Twitter amagambo yatumye bamwe bakeka ko yavugaga kuri Kizito Mihigo. Yanditse ati: utahanuje ahunga bahinga, intabaza irira ku muziro, igisiga cy'urwara rurerure kimennye inda, akamasa k'inkunguzi gashoka izindi zitashye. Amahitamo ya muntu hari ubwo amuhitana. Reka twizere ko amaherezo y'uyu wacu uyu azasoza neza kuko haguma amagara. Icyo gihe uwitwa Regis Hashi yahise azaramusubiza kuri Twitter ati: ruriya abandi rutakwibagiwe, nawe imishibuka iragutegereje. Aha niho Bamporiki yahereye amusubiza mu mvugo yumvikanamo kumwishongora hati: ibyo utekereza ko byambaho nk'ababara, umunsi byabaye nzabikinamo filime kandi uzayireba wishime. Nta magambo Bamporiki yanditse kuri Twitter. Ibitekerezo byabaye byinshi kuri Twitter, ariko no mu biganiro bisanzwe abantu babiganiraho kwinshi. Ntabwo ngaruka ku byo twaganiriye, ahubwo wowe ibuka icyo mwabivuzeho. Ndabizi ko ubyibuka neza. Ni ibintu byazengurutse ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kubitangaza amakuru byinshi mu Rwanda. Ntabwo ari ibingibi Bamporiki yavuze kugira ngo abantu be bakibyibuka uyu munsi. Yavuze byinshi. Mu bindi abantu bibuka hari ikiganiro umunyamakuru Sabe yashyize ku Isimbi TV tariki 12 z'ukwezi kwa 9 muri 2020. Ni ikiganiro gifite umutwe ugira uti: Perezida Kagame yarantunguye, nshinye inkoro bakababara, gucukura imisarani byararangiye. Bamporiki. Ni ikiganiro kimeze gutyo nyine uko mbivuze ni ya mitwe y'inkuru zo kuri YouTube. Uyu mugabo yagarutse kuri byinshi birimo uko yahuye na Perezida Kagame, amahirwe yagiye ahabwa n'umukuru w'igihugu ndetse n'amasomo yamuvanyeho, ibyuko yajyaga acukura imisarani, inshingano zitandukanye yakoze. Kera kabaye umunyamakuru Sabe amubaza ku bijyanye no kuba hari abafata inyigisho ze n'amagambo avuga ku mukuru w'igihugu amutaka nk'intangarugero muri byinshi, ko abantu babifata nko gucinya inkoro, ibintu nagereranya no kwihakirwa mu yandi magambo y'Ikinyarwanda. Bamporiki yahise asubiza Sabe aseka muri aya magambo ati: gucinya inkoro tuzabishakishe tubisobanure neza. Bitwaye ikise. Erega ikibazo kiba mu Banyarwanda nuko ngewe nshinyi yanjye hakababari zabo. Buriya iyo nshinyi inkoro yanjye yawe ikakubuza gusinzira, warebye aho yikinya cyangwa nanjye ukaza kuyinshinyaho. Ni ijambo ryahererekanyijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri WhatsApp. Abandi barishyira ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook. Bamwe bararishimye cyane, abandi bararinyega karahava. Ni nako bisanzwe, ariko nta gitangaje muri ibyo kubera yuko ntawemerwa na bose. Cyokoza riri mu magambo ye tutakibagirwa, niba aranaryibagiwe ndongenda kwibutsa. Bamporiki yaniyisidebe. Isimbi Alliance, uzwi nka Alia Cool muri sinema nyarwanda, mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere muri 2022 yagabiye nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko. Icyo gihe yari Bamporiki Edouard, nawe yamushimiye mu buryo budasanzwe.
mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yafatiwe mu birori by'ubusabane hagaragaye Minisitiri Bamporiki ashimira Alia Cool mu buryo budasanzwe. Bamwe babifashe nko gusubiza ibihe inyuma, mu gihe umuco nyarwanda wari wubashywe cyane, ubu ngubu ukaba warakuze, hari byinshi byahindutse. Bamporiki yavuze ko ubusanzwe iyo umugabo yaguhaga inka wabaga uri umugaragu we, ariko umugore yayiguha ukayemera ukitwa idebe. Nawe rero muri icyo gihe ati ndi idebe ryawe, yemeye kuba idebe rya Alia Cool. Mu magambo yati iyo umugore aguhaye inka ukayemera, ahandi ari umugabo wayiguhaye witwa umugaragu, ariko iyo uhawe n'umugore inka ukayemera witwa idebe, ndi idebe ryawe. Alliance yasimbukiye hejuru n'abari aho baraseka. Uyu Alliance akaba yarahaye inka Bamporiki kubera yuko yarakomeje kubera urubyiruko icyitegererezo, kandi akaba yaragiriwe icyizere cyo kujya mu nzego nkuru z'igihugu ari umukinnyi wa filime, bityo akaba ahagarariye sinema neza. Ntabwo ari icyo gihe gusa Bamporiki yavuze ijambo ryasigaye mu mitima y'abantu. Kenshi Bamporiki yagiye avuga ibintu abantu bakabitekerezaho cyane, ndetse byinshi bikagaruka mu mpaka n'ibiganiro by'abantu. Muri 2010 Bamporiki yagiye havuka mu karere ka Nyamasheke, ashaka kubabwira ko yateye intambwe idasubira inyuma akinjira mu muryango FPR Inkotanyi, ko ndetse ko nabo byaba byiza bayobotse. Benshi mu biwabo ku bwiganze bwa ba nyirasenge ngo ntibumvaga iby'iyo Nkotanyi Bamporiki itareshya na Tito. Nyuma rero nawe asubira mu by'urwo rugendo, mu magambo yagize ati ngira mama umwe, mama wanjye umwe w'umukecuru w'Inyamasheke, naramuhamagaye mubwira ko nshaka kubahuza abantu bo muri famiye muri 2010, njya kubabwira ko hari umuryango mwiza mbamo wa RPF, kandi ko numva ko nshaka abantu bakuru b'iwacu nabo bayoboka umuryango. Abatante baraseka barakumbagara, bagaseka umwe akihirika iriya ngo wowe uri Inkotanyi. Nukuvuga mu bitekerezo by'abantu harimo ikintu cyo gufata Inkotanyi yitwa Bamporiki wayihuza na Tito ntibihure. Iyi Nkotanyi itareshya n'izindi, iyi Nkotanyi itaraturutse aho abandi baturutse, ntabwo abo bantu b'iwacu bize. Aho ni muri 2010 baranseka bangira urw'amenyo, batumva rero nta Nkotanyi tukubonyemo, uzagende wihahire uhahe uronke uzagwize. Ni Bamporiki. Muri iki kiganiro ni naho yavugiye inkuru y'ukuntu mama we umubyara igihe kimwe yamuhamagaye agiye kujya mu rugendo mu mahanga ngo bavugane kuri telefone. Icyo gihe rero mbere yuko ajya muri urugendo rw'amahanga ngo nyina yifuje yuko baganira uwa babiri, no kuvuga nta wundi muntu bumva. Nyina wa Bamporiki yabanje kumubaza niba yaba ari wenyine. Bamporiki nyina yarazi neza ko abana n'umugore we gusa, nta wundi muntu babana mu nzu. Nyamara Bamporiki yaramuhamagaye ari kumwe n'umugore we, ndetse telefone yayishyizeho parallel cyangwa se loudspeaker. Icyo gihe Bamporiki yabwiye nyina ko ari wenyine, ashyira telefone ku ruhande. Nuko nyina arangije aramubwira ati ukubona zigenda zirushaho kugenda zigushyira imbere, ni nako zizakurangiza. Yavugaga Inkotanyi. Iri jambo naryo ryagarutse mu biganiro bya benshi, mu byigisho byinshi bya Bamporiki byiza biganisha ku rugendo rwo kubohora umutima we akawutandukanya n'amateka amushyira mu ndorerwamo z'amoko. Ibiganiro bye yanabyifashishaga mu kwigisha ubumwe n'ubwiyunge. Ntabwo iri jambo ari ryo rya nyuma. Kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu muri 2021, na nyuma yaho ku mbuga nkoranyambaga ahasakaye ijambo ndi mu kazi Petit, ryavuzwe bwa mbere n'uwari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki. Icyo gihe yakosoraga imvugo y'umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2021. Ni irushanwa ryegukanywe na Ingabire Grace w'imyaka 27. Ubwo habaga finali irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda muri 2021, ryakurikiranwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu kwirinda COVID-19. Kayirebwa Marie Paul wamamaye kubera indirimbo yagaragayemo yitwa Ikinyafu ari kumwe na Bruce Melody ndetse na Kenny Soul, yakoresheje ijambo Bamporiki yumvaga rigomba gukosorwa. Ndetse uyu mukobwa yaje kwegukana ikamba rya Miss Popularity.
icyo gihe rero umunyamakuru Lucky Nizeyimana wa RBA wari MC muri ibi birori yamubajije ikibazo, maze mu kugisubiza akoresha ijambo ryaje gukosorwa na Minisitiri Bamporiki wahise anamubwira ijambo rikwiriye yagombaga gukoresha. Uburyo uyu muyobozi yakosoyemo uyu mukobwa ntibwishimiwe na bamwe mu bakoresha urubuga rwa Twitter, dore ko umwe muri bo yahise abwira uyu muyobozi ko atarakwiriye gukosora uyu mukobwa kuko ibyo yari yavuze byumvikanaga. Minisitiri Bamporiki yahise amusubiza ati ndi mu kazi peti, ndi mu kazi wa mwana we, tugenekereje mu kinyarwanda kindi. Nyuma yo kumusubiza gutya, bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter bahise batangira hashtag bise ndi mu kazi peti, ndetse uwitwa City True Karigombe usanzwe ari umuhanzi w'umuraperi yabikozemo indirimbo. Ni byinshi Bamporiki yavuze byagiye bisigara mu mitwe y'abantu. Mu kwezi kwa 12 muri 2018 mu mushyikirano, wari umuyobozi w'itorero ry'igihugu Bwana Bamporiki Edouard yahawe umwanya ngatanga ikiganiro ku ndangagaciro nyarwanda zazimiye mu myaka ishize. Yatangiye abantu bose bishimye, asoza bose bagiseka. Nabikubwiye ni umugabo w'umuhanga mu kuganira. Imvugo ze ziba zirimo ubuvanganzo bwinshi ariko bugera ku mitima ye benshi. Uyu yavuze ukuntu u Rwanda rwubatswe hashingiwe ku bumwe bigafata imyaka isaga 500 ngo rube igihugu cyunze ubumwe, ariko abazungu baraje basenya ubwo bumwe mu gihe cy'imyaka 100 yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bamporiki yavuze byinshi muri icyo kiganiro byashimishije abari bari mu shyikirano, kandi binumvikanamo ibitekerezo bihambaye byo gukunda igihugu n'uburyo ukuza kw'abazungu kwaciye umuco ukageza u Rwanda habi. Uyu yatanze ingero z'ukuntu abazungu bakoresheje ijambo ry'Imana bakabwira abantu ko kugira ngo umuntu ajye mu ijuru bisaba kuba ari umukene mu mutima, bagakoresha ingero za Bibiliya babisanisha n'uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge, bakerekana ko ukize mu mutima atajya mu ijuru. Ibi rero ngo byangije abanyarwanda. Muri iki kiganiro Bamporiki yanerekanye ko kera abanyarwanda bahuraga n'ibibazo by'ingorabahizi, ibi bibazo bigahagurutsa abahizi ngo bajye gutabarira u Rwanda, ariko ngo abazungu baraje ibyo barabihindura babyita probleme cyangwa se question. Ibyo bigabanya ubukana bwabyo. Mu magambo yati abantu bakajya bavuga bati niba uri umutware byihorere, uzagusimbura nawe azabisanga, nawe uzabisige. Ibi ngo byaradukurikiranye. Ubu umuntu ashobora kuba meya bati ibi ntuzabishobora, n'undi yarabisize, nawe uzabisiga. Rero intekerezo y'ingorabahizi abanyarwanda turimo gukura, murimo kuturira, mukwiye kuyigarura. Ni ibintu yabwiraga bari mu mukuru w'igihugu. Muri icyo gihe cy'iminota hafi 15 abantu babaga bishimye banaseka kakahava. Yageze ku bijyanye n'amazina, noneho baraseka baratembagara. Ni byinshi cyane. Uretse amagambo yavuze, uyu mugabo yakibukirwa mu bikorwa bitandukanye birimo gukina filime nka Long Coat no kwandika ibitabo birimo Icyaha kuri Bikimwaro kuri nge. Ni ibikorwa by'ubuhanzi ariko biganisha ku bumwe bw'abanyarwanda. Yanagize uruhare mu mirimo y'itorero ry'igihugu, gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ndetse n'ibindi bikorwa by'umuco, ku buryo kwirengagiza imirimo ifatika yakoze nta kindi byasaba uretse kutamukunda cyangwa se kuba muri wowe utekereza ko wakoze ikibi gisimbura ibyiza byose yakoze. Mu mbwirwaruhame cyangwa se amagambo ye twibanze kuri make yamamaye nayegarutse mu biganiro by'abantu, ariko ntihirengagijwe ko harandi abumbatiye ubutumwa bukomeye ku gukunda igihugu, kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, umuco n'ibindi umuntu yabonamo ibitekerezo byinshi byubaka. Magingo aya afunzwe akurikiranyweho kwakira indonke, ibintu bihabanye n'ibitekerezo yigishaga kenshi. Kuri bamwe yabwirizaga ivanjiri atemera, ku bandi yarakosheje, kandi si uwa mbere si n'uwa nyuma ukosheje. Ntawe ukwiye kumuciraho iteka. Kuri nge nakomere kandi ashikame. Imana imurinze imyaka 5 yazaza gikomeye, ndetse agifite ingufu n'ubwonko bwo gukorera igihugu nk'uko yabyifuje mu bujurire. Ikiganiro nahangisoreje, tuzasubire mu gice cya 2 cy'iki kiganiro.